ese kutari gufunguza yonka kubera no wanyu ndi kubona bari mu butayi kutari gufunguza sinjye wamufunze ariko mugomba gutakambira Imana byibuze ikagarura umukozi wanyu mugakomeza umurimo. Amazi iyo yarenze inkombe wayagarura. Oya buriya abahanuzi benshi bafatira ubuhanuzi mu kirere cya mbere. Ikirere cya mbere rero bahanura ibyago gusa ntibahanura ibisubizo. Ndihannye we Imana ingarukaho ndihannye. Izi mbabazi z'aba bagabo nuko bari basigaye mu kibuga bonyine. Ntago ndi butinye kubivuga ko ibyo navuze nibyo bikomeye kuruta ibi. Ngashingira no kwaba bantu bitwa izi nzererezi zo mu mwuka bibiri biti bicamuke. Ikongera ikabita ibibuno abahanuzi b'ibibuno. Yongwe uko muzi mbere yavugaga ubutumwa bwiza. Yego. Mbo kujya hariya rero mbona ari nk'Imana yamutabaye. Kugira ngo kubera ko yari iri kubona kugira ngo yongere imucura asubire mu mwuka. None se yari mu mwuka. Ariko mujye mureka amarangamutima yanyu. Yongo yari nimba koko tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nimba koko dukorera Imana. Nimba koko turwana ishyaka ry'Imana. Nimba koko turi mu mwuka. Nta butumwa bwiza yarakivuga. Meza abantu ngo muri abahanuzi. Sobundi bahanuye iki? Mwanuriye ibyo bintu uri kuvuga ejo bundi ntagaruka so twaturi kumwe hano umuhanuzi bitatewo ni yahanuriye Ezekiel binyuze kuri social media biramureba yahanuriye Pastor Korode binyuze kuri social media ibyayi bifurirwa mu gikari siwe muhanuzi ugezweho muve mu bipindi my friend ibyo biramureba tewo ibyayi bifurirwa mu gikari hako ntago nenze ko abahanuzi nabo bagira ubwo Korode si umuhanuzi jitse si umuhanuzi mbabarira reka mbanze nkubwira akakantu okay simo ariko biyitabo indese ye biyitabo mbabarira okay reka tuvuge ko biyitaba hano Sam mbabarira jitse si umuhanuzi siwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanyu biba bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane. Urugendo rurakomeje kandi rukomeje rumeze neza cyane. Nitwa Sam Gakire nicaye muri Alarme Business Center hano i Kagugu. Ngira ngo na ahantu ushobora kuza gukorera ubukwe bafite jardin nziza. Ikindi na ahantu ushobora kubona sare zo gukorera mu bukwe cyangwa se ukanahabona office ndetse n'amacumbi. Ni Kagugu hafi ya Kiliziya kuri Alarme Business Center. Jado atubereye ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Ubundi tugakomeza urugendo ibintu bimeze neza cyane. Adrien naringiye kuvuga ngo Adrien kubw'Imana, Adrien niyo nshuti. Adrien niyo nshuti. Yesu ashimwe. Ayimbaza. Adrien kubw'Imana ni umusore twiganye ukunda kunshotora cyane. Twayaga tujyana kwiba ibiryo. Tukiri muri interinase. Ariko twasavye Imana imbabazi. Ntago babafashe. Ntago badufashe. Ari ukuntu umuntu ashaka kujya kwiba ibiryo. Ariko tugahengekeza tukavuga ngo ese iki ni icyaha ko mutajyaga gusaba se mukareka kwiga muri interina babaga batinze kubizana tugacunga abandi bari nko kureba umupira mu gikombe cy'isi tukanyegera kajya kwiba none yabaye umuntu ukomeye akora mu karere ka Gicumbi amaze iminsi arinyandikira niyo mpamvu izina rye rihise riza bizazingira ngo uribuka tujya kwiba ibiryo bakadufata ntacyo nemba mwari yani Imana ishimwe Imana tubabarire cyane babarire rwose. Adrien umeze neza ndamahoro sa umurimo w'Imana urakomeje umurimo w'Imana urakomeje ariko numvishe umuntu bita Adrien ntabwo ari umuntu ujya uvugwaho rumwe n'aba bakozi b'Imana b'imihanda reka mvuge gutyo yari ngeze ahantu bari kukuvuga ngo se nkuri ya Adrien ngo wundi uvuga usarariza ngo ikijwi ngo ntujya ngo hari ibintu utemera bamvugaga ngo iki ntago icyo gihe n'umushuro umuntu nasanze ari kumwe na Jerry mpitamu ndavuga ntago turi buze kubyumvikana ubwo Jerry azambwira ibyo yamuvugaga ya nibyo nkubwiye nta bindi yarari kuvuga ngo nta kwemera
ngo nawe ngo ari hafi ngo kuza kugukorera ikiganiro cyo gukubita hasi. Ni karibu rwose. Imana imuhe umugisha. Yego ubu ngubu azakubita hasi ikizi. Icyo azakubita hasi. Ubuhanuzi bw'iki? Bwawe. Bw'ikizi. Ubuhanuzi bw'iki? Bw'iki? Hariya wowe nta bintu uheruka guhanura. Byinshi. Ubu ngubu ntago ese kutari gufunguza yongo. Kubera no wanyu ndi kubona bari mu butayi ko tari gufunguza. Sinjye wamufunze. Ariko mugomba gutakambira Imana byibuze kagarura umukozi wanyu mugakomeza umurimo. Amazi iyo yarenze inkombe wayagarura. Baya. Urebesheje amaso y'umwuka ari butahe. Y'umwuka y'umubiri. Ay'umwuka kamanza nkubaza y'umwuka. Ayo mu mwuka se kigira itangiro cyose kigira n'iherezo. Yego. Nego misi Imana yamujyaniye nirangira zatanga uko nabandi bataha. Naho kuza gutera warazuwirwa umoka wagira ngo uri kuvuza induru ntago ari byo byamukura hariye. Okay, ay'umubiri. Ay'umubiri se? Urebe nk'umufana cyangwa se ndebesheje ay'umubiri. Nubundi birashoboka kazataha. Nimbasa abantu bakoze genocide baba barasabye Imana barasabye u Rwanda imbabazi bagakora tije bagataha yongwe ko nta genocide aregwa ko nta kindi kintu aregwa nazataha nk'uko abandi banyabyaha bose bazataha. Aregwa amaturo niko bivugwa kandi ariko akavuga ko ari uburyo bwo ngira ngo ribu yatangaje ko ari uburyo bwo kuyasaba. Ntago ari kuyasaba. Nimba ari nacyo bamufungiye nabyo nzi kuko ngendo muvuga butumwa kwesha ikintu cyundi ukoresheje uburiganya. Dufite ibicamuke n'amabandi menshi yibisha Bibiliya yitirirwa izina ry'Imana ariko badatunze Kristo. Mpamya ko bafunga bahera kwa Masengo wari wamutumiye niwe baheraho kubera ko nimba ari cyazira kandi koko nimba ubutabera bw'u Rwanda bugira ukuri akaba ari inyangamugayo. Ndi umunyarwanda ndi umuvuga butumwa abaye ari ibyo ntago wakwica gitera ahubwo wakwica kibimutera. Abaye ari amaturo ubwo ushatse kuvuga ngo nanjye sinasigara. Imana ijya yiyenza buri yifite ikintu impamvu yatumye ibikora. Ishobora kwiyenza kuri yongo akajya muri gereza ishaka abandi cyangwa se ikabikora igira ngo yigishe n'abandi basigaye. Uko yongo se umupagane kurusha abonyambona hano kuri YouTube. Niba nawe yarabyemeraga. Niba nawe yajyaga avuga ati ngiye njya amaturo. Nambara amaturo akabyemera ariko wakwereka amabandi yigira beza kandi ari intumbi zapfuye mu buryo bw'umwuka. Arogiye kumbwira ati hano ratukanye. Naringiye kukubaza ngo uburyo yongo yavugaga ari kadiriye. Nawe yongwe uko muzi mbere yavugaga ubutumwa bwiza. Yego. Mbo kujya hariya rero mbona ari nk'Imana yamutabaye kugira ngo kubera ko yari kubona kugira ngo yongere imucura asubire mu mwuka. None se ari mu mwuka ariko mujye mureka amarangamutima yanyu. Yongo yari nimba koko tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, nimba koko dukorera Imana, nimba koko turwana ishyaka ry'Imana, nimba koko turi mu mwuka, nta butumwa bwiza yarakivuga. Ziriya ni inyigisho bita gospel prosperity, ni inyigisho zishingiye ku cyo bita morality, nizo ziri mu madini. Ntabwo rero ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bubwira abantu iby'agakiza, bubwira abantu kwihana bagakizwa ibyaha, bukababwira imbabazi z'Imana. Ubutumwa rero buriya ni inyigisho za gospel prosperity zishingiye kuri morale, nizo yabwirizaga. Uretse nawe nizo ziri mu nsengero. Memu nabakubwiye uretse ko nta wavuga nakubwira insengero amadini menshi memu ni wacu aho nsengera inyigisho nyinshi ziriyo n'inyigisho za morality. Si ubutumwa bwiza rero. Yego njyewe ntago nize teologiya nta n'umunzani mfite. Mbo ntago teologiya yari itanga umuhamagaro. Nawe ubwawe mama wawe ni umunyamasengesho nawe warasenze. Uzi neza ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Uzi neza nimba koko tuvuga ukuri, nimba uriya n'urugisho ry'umunyamakuru ukabasha ko tuvuga ibintu by'ukuri bya mwuka bitarimo igipindi, bitarimo no kuberereka, ntago ari ubutumwa bwiza yarakivuga. Oya, ariko icyo akora yigeze abuvuga. Yigeze abana n'Imana.
gusengera abantu se babazi we yasengeraga bagakira. hari ugutangira ubuhamya, hari uwaje atanga ubuhamya baturaga nderekeraho kuki batura n'abesikoro baresikora nkanswe abantu besikora ariko umuntu yakesikora imyaka 10 yamaye 20 iba myinshi gahimwa n'ingayizi gahimwa n'umwe se urakoze cyane nose ubu nta bantu bicaye mu bisubizo basengewe na Yongwe nta bantu bicaye mu bisubizo basengewe barimo kuko nakubwiye ko yigeze akorera Imana nimba banarimo bandike comment mo hasi bavuga ati Imana ibohora ngira inyigisho ivuga ngo itonde mu rugendo gutatikana ntabwo byatuma utagwa mu butayi kuba warigeze guhanura ntabwo bivuze kugihanura kuba warigeze kubwiriza ntibivuze kukibagiriza kuba warigeze gukizwa ntibivuze kugikijijwe ntabwo hazahembwa abakoze ariko imirimo myiza umuntu yakoze iramuherekeza no imirimo myiza umuntu akora ntabwo ariyo yakoze igihe cy'isaro n'igishira abakozi bose bazataha ntabwo ari abakoze my friend no aya nta ntwari ibaho nzima intwari yitwa intwari kuko yatabarutse tabita Imana yamwibukiye kuki ku mirimo yakoze yari yapfuye ariko wese yarapfuye ariko yari yayikoze mu gihe cyashize tuvuge se ko yarapfuye ahagaze ntabwo yayikoze agahita no tabita Imana yamwibukiye ku mirimo yakoze yanakoraga imfubyi n'abapfakazi nibo bamugaruye ariko twebwe ijisho ry'ibyo twabonaga ubwo rero abo bantu nabo my friend reka tubifate gutya abo bantu Yongwe yasengeye nabo Imana umva aricyo namenye ku Mana Imana ntigira amarangamutima hari utuntu mujya muvuga nkumva na amarangamutima yanyu hari n'ibintu muvuga nkumva abantu bavuga ngo nabavuga butumwa nkumva bakwiriye kujya mu ifunzo Yesu akabatoza akabatreninga Yesu ntagira amarangamutima icyo akora ikintu Yesu akora arazirikana birashoboka ko mu myaka yabwirije ari ikintu kimwe gusa Imana yaramubonye umunsi umwe ikavuga ngo reka nzamutabare ariko turebye ku byo yakoraga ubu ntabwo yari akiri umushumba njye sinajajinga gutyo wowe nyine ngende adiriye urebesheje sawa urebesheje amaso ndebesheje y'umwuka n'ay'umubiri utaza kugira ngo ndabijyanamo reka nkubwire rero sa ubu hari abantu bajya bavuga ariko adiriye waje ko hano muri iki kibuga uhabona abantu ubahabona abahanuzi ndabizi neza ko abahanuzi bari bamwe mu bantu bitwaza mbasamo navuze ubutumwa mu muhanda mvuga ubutumwa mu masoko mvuga ubutumwa kuri YouTube nabuvuze kuri radio mbavuga ku mateleviziyo asanzwe sibyo ikintu nabonye kuri Yesu ntabaga ajya koza isoni ariko icyo nabonye ntaranga mutima agira my friend nimba Uwiteka yarashyinguye Mose n'imirimo Mose yakoze akamwihambira si igitangaza ko umuntu yakorera Imana yarangiza ikamujyana imageragere kugira ngo yongere akizwe ikamutyaza cyangwa ikamujyana hariya si ngombwa buri hari n'ibindi bintu mutazi imageragere si yo gereza itangaje cyane mu Rwanda hari n'izindi mutazi erega n'isi ubwayo yagufunga mwana nayo ubwayo n'isi nayo ni mageragere anyway icyo nshaka kuvuga no mu minsi amazi Imana yamwigisha nayo yaba yaranamwigishije akavuga ati reka ngaruke ku Mana Imana ahubwo nyene kubona yari igitambo abereye bamwe igitambo Imana yo kiramutabaye ababikora byanyabyo ababera igitambo se gute nusadiriye nturi umuhanuzi Yesu azabazwa umuntu wese azabazwa ibyo my friend ibyo by'ibitambo mubireke n'abandi bizagera igihe nibatihana utize nyine ngabone nabyo iminsi bamyishigaye mwana naho ubundi ufashe abandi bakora iki abandi bakora iki amatwi ari mu rufasa ajya yumva ubwo ushatse kuvuga ngo n'abandi bantu umuntu utunzwe n'ikinyoma kumubwira ngo vuga ukuri arakubwira ngo ikinyoma nicyo kigabura oya ahubwo abatunzwe n'ituro kandi ituro ritunze benshi iryo turo muvuga ariko nanjye bajya bamba ubwo ni ukuvuga ngo nawe ribaye ririfunga Yongwe nawe ryakujyana ahubwo hari ibintu mujya mwitiranya mwitiranye bujura no gusabiriza mukabyitiranya no kuba umuntu yaguha ari nazo nyigisho musigaye mwigisha ngo amaturo uzarebe intumbi nyinshi z'abapasitoro bapfuye mu buryo bw'umwuka bahagarara ubaka kanya tuvugana irimbukiro ry'abapasitoro imva z'abapasitoro ni 10 n'amaturo ntibakibwiriza ubutumwa biri gakuvuga ati tanga yengaya kugira ngo ubone ibi tanga ibi kugira ngo ubone ibi ngibi uzabirebe
ese Adrien abantu batandukanye ituro ry'umutima n'ituro ry'umuhanuzi wanje kugutera ubwoba ngo nudatanga icyo uracika akaguru abantu babitandukanyirize he babitandukanye ko nuwaguteye ubwoba rega Imana isanga ikambwira ngo bwira Samuko yansanga ikambwira ngo bwira Fabrice ibi ni nayo yagusanga ubanga Adrien akeneye inkweto nshingiye ku navuze Adrien akeneye inzu nuko Imana itanga nayo ibintu hajemo imibare ngirambwiye ngo tanga ngo imodoka y'intu tayigwangira guca kuguru ntabwo Imana ruko ikora ibikanguzo bya Yesu suko bimera ibikanguzo bya Kristo suko bivuga iyo Yesu agukangusha guha ibimenyetso aranaguteguza ariko ntago wavuga ngo n'igice watanga se kugira ngo guruka yo gucungure Imana sirya amaturo oya abantu baye niyo bayarya mujye mureka ubu hari abantu bajya ngutambira Imana ituro naguhakaniye abakozi b'Imana nibo bayarya ariko ntago Imana irya amaturo Adrien umva nkwereke ikintu uyu munsi ndaza kubaza ibintu bimeze nk'ari bibiri abantu badukurikiye icyo uwo mugabo ugishizeho umucyo ibyo ngibyo hoya biraza kugaruka n'umundi mu byo ndi bukubaza imbere reka twikomereze abantu benshi badukurikiye baraza kwibaza kuko nukuvuga ngo hari uburyo mujya buvuga ngo uyu muntu aracyari umuto mu gakiza umwana mu gakiza yego hari n'abantu b'abakristo badasanzwe badafite batarebesha iryo jisho ry'umwuka barebesha ijisho ry'umubiri ibyo ndabivugira ku bahanuzi cyane cyane hano nkorera ibiganiro muri alarme hakunda kuza Imana imbabarire ko ngiye gukoresha iri jambo imirwano ingirwa bahanuzi nta nubwo urikoresheje n'ibyo ndabivuga kubera ibyo mbona bakora noneho bagahanura rimwe rimwe nyabyita ko betinga bakabetinga akaza hano ati ejo bundi ibi biraba kubw'imyaka ibyo ntibibe cyangwa se kubw'uko byari biri mu mugambi w'Imana byanaba akagaruka yikomanga mu gatoza ati ntimureba Imana inkoresha ntimureba Imana igize ute hari n'abandi baza benshi bafite imyuka y'abarangi bafite ibiki bakaza bagahanura ibiki hano uwo muntu dukurikiye inshuro nyinshi iki kibazo njya nkibaza abantu nkanjye Gakire ndamenya Adrien n'abandi bahanuzi bose wenda mbona bajye batandukanye ndamenya umuzima arinde ndamenya udafite iyo myuka izo mbuto muba muvuga rero ngiye ibyo bintu izo mbuto zawe uje utuyigasanze ntuyihanuka ukavuga ko ikiganiro ukigendera sinzi ibyo ukorera mu makaritsiye yawe sinzi aho usengera ugiye hano umuntu arakubona ari muri Canada ari muri Amerika araguhamagara izo mbuto zawe arazibwirwa n'iki hari cyakorewe se mu isi cyakorewe mu isi kitajya gishyirwa ku mugaragaro ari cyo wabonye wigeze ubona inezera ariko ibyo bintu mujya muvuga ngo uretse gato wabonye sinabihera ibyo bintu ariko biratinda bikaza ugasanga ariko bikaza ugasanga wa muntu yangije benshi yabeje benshi hanyuma reka nkubwire Sam nta mutini ushobora kujya gusoroma ngo baguhe umugenge nta n'umuzabibu ushobora kwera amakomamanga igiti cyose kimenyekanira ku mbuto zacyo ni koko ibyo ubona nanjye ndabibona kandi niko kuri pe hari nubwo njya nza nkigira umwana hari nubwo mbona umuntu yatwaye icyubahiro ukagira ngo yabaye Imana icyubahiro cy'Imana ukabona niwe ugitwaye ukagira ngo ni inyoni ni ikizu gitwaye amababa hari abahanuzi bagezweho uranyumva hari abahanuzi bagezweho rwose agenda mu nzira akavuga ati urandebye nabi nahita mpamagara Imana yanjye gahita guca amaguru ariko hari ikintu nshaka kubwira rero gikomeye mpumuriza abantu igihe cyose umuntu azazamurwa n'ikinyoma ujye umenya ko igihe cyaguye hasi ikinyoma cye kikamenyekana uko wazamutse uzikubita hasi kurenza uko wazamutse ugiye kuvuga ngo nibya nimujya muvuga ngo urabikora nka kwihorera yes ukibwira ko manye nawe ariko umunsi umwe nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana biratinda ariko bikaza muri cyagiye iby'Imana rero abantu bamwe bangiritse abacitse intege kubera abo rero ntago bazabura kuko Satani nawe ntabwo ari akadayimoni k'umukara bino tujya tuvuga afite imbaraga hari abahanuzi ba Satani mu iki kibuga hano tubona mujya mwita abahanuzi b'Uwiteka hari aba agenti ba Satani nukuri kose samwe
ukaba wamuha ibihumbi 5 Hari umuntu akaza akagusebya akakwambika ubusa kandi akavuga mu rurimi akakubwira ngo niko Imana ivuze. Uwo mwanda ni Yesu wawugukuraho kuko uwo ni intumbi yapfuye mu mujya muvuga ngo impano nta hantu zihuriye n'agakiza. Naho bihuriye. Bivuze ko indaya yazigahanura yarangiza ikajya gusambana, yanasambanira hamwe iki kibuga, yarangiza ikakubwira ati dore Imana irabitira burya wa muhanuzi reka ndeka kumurenganya. Kuko hari umuntu meruka gushyira umuntu aravuga ati kura hiyo ndaya kuri cano yawe dore turayikunda. Si igitangaza rero samwe buriya ntibizago aho rero aha kuki babikubwiye nuko bamuzi buriya ubutana gushobora kumushyiraho. Ntago nazongera urakoze cyane unamugizeho wamubaza ati ko cano yawe tuyikunda uzanye huyu muntu gute. Nibyo bivugwa niko kuri kandi umuntu wese anambwira ati arabeshya akoresha imyuka y'abarangi. None si iyo myuka y'abarangi ko nayikora nanjye ubu tuvugana hari abonzi isi yakomeye amashyi isi iri kwemera. Reka mvuge ko bari kwibera ariko mu mwuka ni idebe. Kandi noneho mwebwe mucuruza inkuru. Yego ntabura sinjya mbarenganya. Sinjya mbarenganya rero upande tu. Gusa iyi kamera na mikrofone ukuntu ari byiza bituma ntabwo w'ikigoryi reka nkoresha iryo jambo. Bibiliya ariko nabyira bivuga ibigoryi. Iyo kijeho bituma isi kimenya kurusha bakakivumbura kurusha uko cyari kimeze muri quartier. Yirirwa ayobya abantu abeshya abantu muri quartier. Yafashe mikrofone akajyaho akandagara cyangwa akandavura cyane. Rero nibyo ntago ntibizagutungure ko umuntu ajya mu mwuka agahwanura ngo bati imbere yawe senga ari impanuka akaba ari Imana n'abarangi. Buriya abahanuzi benshi bafatira ubuhanuzi mu kirere cya mbere. Ikirere cya mbere rero bahanura ibyago gusa ntibahanura ibisubizo. Bahanura amakuba gusa ntibajya bahanura uko umuntu yakirinda amakuba. Bahanura ko Uwiteka ko bisaba asambanye ntibahanura ngo nimugaruka Uwiteka arabagarukira. Uzi impamvu mu kirere cya mbere ubuhanuzi ba mu kirere cya mbere ni ubuhanuzi Satani agambirira ku bantu b'Imana. Ubwo rero abenshi nibwo baza bakarahura bagagaburira abantu. Reka nkumvisha ubuhanuzi umbwira. Ahamagara Imana ngo yongere imugarukeho, ahamagara Imana ngo yongere imuhandi mahigwe. Imana yanumye ngo yumvise gusenga kwayo ngo ari muri gereza. Imana yambwiye ngo iramutabaye, Imana yambwiye ngo iramuvuganiye. Ushaka ko ngashyiraho umucyo? Ubundi nkubaza uyu muntu ari gutwika cyangwa yari yavuganye n'Imana. Uretse nkubaza ubuhanuzi bwa Samweli mbuzana imbere ya kamera kugira ngo ubuhanuzi bwa Samweli Sam buza hano kuri kamera kugira ngo bigende bite, kugira ngo Imana yiheshe uyu mugabo ituro ritaziyongera, ituro rizamanuka. Genda no ariko mwaretse tukareka kuba abahanuzi b'indagu. Ese ko birakariye ibintu byo oya no gupima ikirere. None yapimye ikirere ni nk'abandi bavuze ngo Prince Kid ngo ntazashaka ngo Miseria biriya sibyo ngo ntibazabana. Hari igihe umuntu apima ikirere akavuga ati nk'ubu bushyuhe mba gato nk'ubu bushyuhe reka mpime ikirere ati wi atanyereye ku itasi akarabaga iva kisi gatembo ati rambwiye ngo ati Dubai ati ramufunguye. Ntabwo ubuhanuzi bwa Yongwe twebwe tubukeneye hano kuri social media. Dukeneye abantu babwiza abantu kuri iyo mbona intumbi zapfuye mu mwuka z'isuku ndabizi nanjye bajya bate uriya wadera hano muvuga iki. Mbabazwa n'ibyaha n'abarwayi nzi samwe nshingiye ku munaniro mfite. Jeri twari kumwe mu kanya nayimubwiye kubera kurara amajoro nsengera abantu n'abadayimoni. Nshingiye umuntu abati muri quartier dayimoni zisha abantu, undi ati nsengera kuri telefone ndapfuye. Mbishingiyeho ngashingira no kwaba abantu bitwa izi nzererezi zo mu mwuka. Bibiri biti bicamuke ikongera ikabita ibibuno. Abahanuzi b'ibibuno, umuhanuzi wese w'ikinyoma uvuga ko Imana itavuze
uvuga ngo Imana iravuze itavuze abahanuzi b'ibibuno nkashingira ku bibuno biza birirwa bitera waraza abahanuzi b'ibibuno ndabasuhuje ngira agahinda nkagira n'umubabaro urumva aka kanya isi ikeneye ibyo n'ubutinganyi buriho n'abantu bari kwiyongeresha amabere abandi bari kwiyongeresha ibibuno aho kugira ngo tubasengere tujye mu butayu n'ikinyoma kiri mu madini urumva ibyo bintu bikenewa eske buretse gato ngo baza sito pre ko hano hakurikirwa uretse na abantu bo kuri online urugendo bajya bankurikira barabizi neza mureke ducayura ibintu sibyo kandi tuvuga ukuri ibi bintu nkora ndabizi ko Yesu azabimembera maze iminsi ntuje hari ibintu maze iminsi ndeba nkumva ndi gufuha mu mutima ngatuza ariko ntago namera nk'aba bantu umugabo Fenias yaravuze ngo ntago narebera reka tuvugisha ukuri social media iriho abantu bize biology hariho abantu bize biochimie hariho abantu bize physique hariho abantu bize droit hariho abantu bize psychology ubumenyamuntu hariho abantu bize science hariho abasambanyi abarozi abacwezi ibi bintu araza avanga Imana yantumye kuri Yongwe ngo Imana yumvise gusenga kwe yagiye kabimubwira muri ibi yarakwiriye kubishyira umudamu wa Yongwe wese Yongwe ntasurwa uretse ubutumbi bw'abantu bapfuye mu mwuka yari kugenda ati Imana yumvise gusenga kwa irakubohoye Yongwe yazava muri Yesu akavuga ati ndashima umuhanuzi bita runaka Dawidi uwo yitwa ngo Dawidi ndashimira umugozi w'Imana bita Dawidi Imana yamutumye message none bwasohoye izina ry'Uwiteka rikamenyekana ko Dawidi ari umuhanuzi none murashaka kwiyemeza abantu ngo muri abahanuzi so bundi bahanuye iki mwanuriye ibyo bintu uri kuvuga ejo bundi ntago ari twaturbabarira so twaturi kumwe hano umuhanuzi bita Theo ni yahanuriye Ezekiel binyuze kuri social media biramureba yahanuriye Pastor Korode binyuze kuri social media ibyayi bifurirwa mu gikari siwe muhanuzi ugezweho muve mu bipindi my friend ibyo biramureba Theo ibyayi bifurirwa mu gikari hako ntago nenze ko abahanuzi nabo bagira ubwo Korode si umuhanuzi jitse si umuhanuzi mbabarira reka mbanze nkubwira aka kantu okay simo ariko biyitabo indese ye biyitabo mbabarira okay reka tuvuge ko biyitaba hano Sam mbabarira jitse si umuhanuzi siwe menya ariyo mpamvu reba baje gusaba imbabazi bavuga ati turapfuye turashize turagiye cyakora tewe nabyemera mana tubabarira ushobora kubyemera ariko naramanurira ubundi ubuhanuzi tw'umuhanuzi byagenze bite ariko yahanuye bigasohora ibyo yahanuye sawa none iyo atarahanura bisore ibyo bitari byasohora iyo bitari byasohora hari igihe nyine hari ukuntu Imana ikugira ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko busohoye gusa hari n'ibidasohora kubera ko abantu babaye maso bakabisengera Imana ikibuza uburakari nk'ibyo Korode yahanuye kuri bamura iki ntibyasohoye kubera ko abantu bari shana uri mushyushya rugamba yari yirangayeho ndamuzi umva nkubwire rwose Korode Imana ifite PS mujye mureka ibintu atanga PS sha umva nkubwire mujye mureka ibintu bya komedi ajya ngo ni mitsutsu cyangwa abansabi mujye mureka kubizana mu by'Imana Imana ntago imenyerwa sibyo Adiri afite ifuye ry'Imana we ntabwo navuga ntago yamanuriye ndamwita umuhanuzi gute Ezekiel ni si umuhanuzi yamanuriye iki yahanuriye Yago yamanuriye iki se yavuze ko agiye kurwara imiteguro yanyu mujya mwirirwa mu kinama umva nkubwire ibi bintu byose abantu bakina Bibiliya yaravuze ngo nzabayeha nk'uko umuntu ayeha amabyi muri Ezekiel amaye Imana hanye ibihano bitatu mbikubwire igihano cya mbere yamuhana igihano cyo kudafashwa ikindi gihano cya kabiri yamuhana igihano cy'ubutindi butunze ikindi cya gatatu anicyo nshatse kuvuga yamuhana igihano cyo gukenyuka hari ibikenya tubona byakenyutse mu mwuka icyo rero ntabwo kigirwa inama ntabwo wagisengera ngo gisengeke ntiwamuhana ngo ahanike noneho bariya nta nubwo wemera ko bigeze wenda bakagwa bande inde nande abo Ezekiel Korode cyangwa Ezekiel yavamo umuvugabutumwa mwiza cyane yigeze kubawe ntabwo ibyo yigeze nabyo nzi yabaye weta afite ijambo aranaririmba oya mbabarira ariko afite na cano yivuga butumwa kiranuka ibwiriza abantu gukiranuka ubu hari abantu mwigize abami bahita ngo ntibakorwaho ngo ntibaterwa amabuye ngo iyo umuvuze
kubera ko mufite itsinda ryitwagira ngo ni ikibini runaka yamvuze tumuhagurukire ariko kuvuga ukuri siko ntabwo byica umutumirano yavamo umuvugabutumwa mwiza afite ijambo ariko ubu nta butumwa bwiza ari kuvuga ntabwo ndi kuvuga ku bantu ubavuga iki avuga iki avuga iki tubona ashyiraho ibiganiro wamushyira muri komediye buriya yayishobora ni kuvuga ngo ni umwe muri kategori n'abamitsutsu uri kumbwira ngo jisite ngewe mvuga ukuri nuko nyine n'abapasitori bagowe revera pasiteri jisite revera nyine ariko ejo bundi yasabye imana imbabazi revera mu rugo rwanjye ejo bundi yasabye imana imbabazi hariya indese jisite arapfukama baramusengera kuzisaba imana ishimwe ko yazisabye yihanire kureka yego kuko imana yo ni inyimbabazi sibyo nizo yasabye kandi sinzi abo yazisabiye ariko umuhanuzi yemeye gupfukama kuri kamera mugenzi we akamusengera ni sisiteme y'akazi iriya no gushaka ibirayi ariko mwe muzajya mubona abantu baje kwishakira akajya none se ngo baze buretse gato reka tuganire ariko si uvuge ko winjire mu buzima yego ntabwo turasengana cyane twarasenganye none se turetse urwenya ubu nta bantu uzi b'abakozi b'imana ndabazi nawe urimo ko ntawe uragusengera uretse gato nutagwa kuko social media rega zirabagarika ko ntawe uragusengera kuri kamera bariya nabyemera kandi mbazi urakoze mbizi ko bari muri comedy mba ngusobanurire gutese nkina comedy ni imana yanjye ko nyuba mba ngusobanurire gusenga ntibabivuga barabikora ese nimba basenga ko nta muntu ndabona amusengereza ngo ry'iminota 30 bari kuzamurana mu mavuta bari uburyo ngo muzamurana mu mavuta ngo mugenzi wawe ngo yagize ukamuzamura bimwe mu bintu bintera umubabaro bikantera agahinda ni ukubona abakozi b'Imana banyaho badahabwa agaciro nkabona intumbi zapfuye mu mwuka nizo zigezweho abakozi b'Imana baje kuri social media se sengera kuri kamera ibyayi bifurirwa mu gikari ubu Jerry muri inshuti muri abavandimwe yego ubu mwakosheranyije ni ngombwa ko muri abanyamakuru mwese kandi murazwi n'urugero ni ngombwa ko uza ugapfukamira Jerry umupfukamira se ni Yesu ubu uvuze ko amavuta ye asumba yawe kuba mureke kwiyemeza abantu kandi mureke kwiyemeza abantu no guca bugufi mureke Imana twemeza abantu guca bugufi ni ugukora iby'Imana ishaka ugahindukira guca bugufi ntabwo ari kwemeza abantu namwe barabatekera siyasa namwe mukazamo bakababwira ngo bapfukamye gupfukama se apo nebagenda oya badukinira filime umva ngusobanurire nabo barabizi ubwabo ko imitima yabo itigeze ikebwa ibi bintu bifite izihe ingaruka cyangwa byagize izihe ingaruka ibyo zagize nuko abantu twabangishije ubutumwa bwiza dusigara batwita abatekamutwe n'abesikora ariko ntabwo bakitwita abakozi b'Imana n'umukozi w'Imana wa nyawe barakubwira ngo aha nkunzabe barambibonye urabwira umuntu kwizera ntabyumve namwe ariko musigaye mwirwa mwitotomba ngo ituro ntirikiboneka bandese vuga abandi nge ntukiremo kubera ko Yesu ambeshaho Yesu anungira abana Yesu anungira umugore Yesu anyishyura inzu ndakodesha uranyumva neza Yesu nkorera uzavuga ko namwesikoye azaza ubwo mvuze ko ari abahanuzi muri rusange